Atelier mwese murayibona hano kuri screen ya Gorilla TV. Twasuye atelier irimo abamama mubona rwose basobanutse n'imashini zabo. Rero hakaba n'abantu basa nkaho bakorera hamwe, bagiye kuduha ikiganiro rero ndetse bakangurana bagenzi babo abazabona iki kiganiro bagiranye na Gorilla TV, hanyuma nabo babashe kugira aho bivana bafite morali. Rero reka baganirize Gorilla TV, babaganirize ku bakunze ba Gorilla TV n'abanyarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange. Witwa nde? Witwa Umutesi Savera. Turi hano turabona muri abamama mubona basobanutse kandi buri wese afite imashini ye. Uyu murimo mukora wabasha kudusangiza ukuntu mwawutangiye se mbere yo kugira ngo ukore uyu murimo wakoraga iki? Njyewe nakoraga umurimo wo guhinga ndetse mbona ko nagira n'ishyaka ryo kuba nashaka n'undi mwuga, nkafata ubuhinzi nkabusangiza n'undi mwuga. Mbona ko nta wundi mwuga wanyorohera kunteza imbere, mfata umwanzuro wo kujya mu butayeri. Ubwo butayeri rero maze kubwinjiramo mbona ni bwiza, nshishikariza n'abagenzi banjye kugira ngo baze dufatanye. Niyo mpamvu mubona ko turi kugenda twibumbira hamwe. Warakoze cyane Savera. Muzi yuko koko uri mu murongo mwiza wa leta. Leta irashishikariza abantu gukorera mu mashyirahamwe kuko aribwo bibazanira inyungu nyinshi. Hanyuma se Savera, uyu murimo w'ubutayeri ukora waba ukuvanye he, waba ukugejeje ahagana he? Wasangiza abakunzi ba Gorilla TV ahantu waba umaje kugeza? Njyewe ntarinjira mu butayeri, kubona mituweli byaratugoraga, twatangaga mituweli ari uko twejeje. Ariko ubu ngubu mu kigereranyo urebye aho tugeze ubu ngubu, mituweli turi muri bamwe bake ba mbere mu gutanga mituweli, kandi noneho n'urugo turigize ndetse n'abaturanyi nta kibazo dufite. Yego Savera, rwose nibyo. N'ababibona barabibona yuko harimo impinduka, kandi koko uyu murimo hari ahantu urimo uganisha. Ubu indoto zawe turabona uyu munsi uranyunga, ariko hari abantu benshi bari hanze bajya bagenda bavuga ngo babuze icyo bakora. Ese koko nawe niko ubibona abantu babuze icyo bakora? Ni iki wakangurira abantu bameze nkawe? Nta muntu wabuze icyo akora, ahubwo ni mu mutwe. Ubundi ubaye ufite mu mutwe hafungutse, nta kintu na kimwe utakora ngo ubone kwiteza imbere. Twebwe twagiye kubyinjiramo turi bamwe babona amafaranga make, ariko aho twabyinjiriyemo mituweli turazitanga ku gihe, ndetse ubu ngubu unarebye n'ibidina turizigama nta kibazo. Ubu nuvuga ngo wowe n'umuryango wawe mwishyuye mituweli? Barayishyuye. Savera, mwakoze neza. N'aba bagenzi bawe muri kumwe barayishyuye? Nabo baragerageje barishyuye. Ubu se Savera, ubu indoto zawe ni izihe na bagenzi bawe? Hari aho tujya tugera mu mujyi wa Nyamata ukabona hamanitse amakositimu handitse ngo za Kirina, bivuga yuko badoda amakote bakanayahanagura. Ese wowe mu bushobozi bwawe izo ndoto ntabwo wigeze ubitekereza? Nanjye mu ndoto zanjye nari mfite intego yo kuba nadoda amaribaya ndetse nkaniteza imbere, tugashyiramo n'ibyo bitenge ndetse n'ayo matise, ibikoresho byose tukaba tubyujuje nk'abatayeri. Urakoze cyane Savera ku kiganiro gitoya tugiranye na televiziyo Gorilla TV. Ni iki wasoza ugendeye, turimo turasoza, wabwira iki, wakangurira iki abanyarwanda barimo bakumva ndetse n'abakubona? Ni iki wababwira? Urabona hari aho u Rwanda rwavuye, hari n'aho turi kugana. Ni iki watangariza abanyarwanda?
ngewe icyo nashishikariza abanyarwanda ni ugukura amaboko mu mifuka nabo bateza imbere, kuko ngewe naho nyuze babona ko hari impinduka nagize, noneho tugashimira na perezida wa repubulika waduhaye umutekano, ndetse n'aho tugenda tuba twumva ntacyo twishisha, umutekano ari wose. urakoze cyane Savera ku kiganiro uhaye abakunzi ba Gorilla TV. Gorilla TV rero, Gorilla TV hasi mu mudugudu, mu tugari, niyo ntego yacu mu byiciro by'abanyarwanda ndetse n'abatuye isi bitandukanye, kugira ngo ubujyanama, ubufasha bwose buri wese abashe kuzamuka, agire ikigero Imana yamuremeye. Gorilla TV ni yanyu, Gorilla TV ni yacu. Kora subscribe, hanyuma ukore like, udufashe umusanzu wawe dukorera share. Murakoze cyane, ciao.